nduyinywa naho ejo nari nagiye ku cyumwe naho nari nakoze barimo kuzingwa mbwatereka da ndanasenga natura yuko inzoga natazongera ngiye kuba nayinywa kuko nabonye isenyera nkuko arimo aravuga ati amafaranga nimugoroba ntamenye ngo mu rugo harikene aho ngara akajya kubeshya aho ngaho ubwo se ngende kirarahundo kirwa kibunga ngo ngatara nijo umva nubwo wumva ngo aba yasinze icupa rimwe ubwo irya kabiri arinywa hata niho hahandi azatemba kubera iki ntiyamenyereye inzoga nuko arayinywa rero kubera mu mutwe hake hatayimenyereye ikamusaza je rwose mbere y'Imana kuko ngo inzoga izajye kusenyera nayiretse kandi dore isi yose bibone yuko nagarutse imbere y'Imana kandi nagarutse ku mugore wanjye yuko gwerega ndaze kunkunda nubwo mbabara keshi mukiza ngasuka marira buri munsi ngashishimura umwitero wanjye zaguhanga amaso buri gihe nge nirengagize imibabaro ku manywa na nijoro nkuririmbe wowe utameze nk'abana b'abantu erega ndazi kunkunda masheri shushu I love you ntasone fete uretse utazigira wareba hariya ukwase bajya ngumvuga ngo uhobera umutware wawe kajya kwirebesha hari hasi ariko mana ngahorera umubera shusho banzo ugam murakoze Imana ibaha umugisha ibakubire karindwi ku byo muduhaye twongeye kubona icyo kurya Imana ibaha umugisha ngogira ijambo rimwe ubwira FIATE wawe rwose FIATE rwose ubungubu no kuvuga ngo tugiye kumera nk'abantu babibere muri Yorodani twezwerana imbere y'Imana muyifatanya ariko tuyifatanya ngo humura ngo ubukene buzashiraho humura niyo yimwibutse mutangirireho gato yawe Imana irabize umurambwe zagasuzutuyeho umugabo Morodokaye yifuza kumumadinka ku giti yoshora umwamabure bitotsi bamuzanira ibitabara bisoma basanga umugabo Morodokaye abona nigeze Gasaro TV. Wundi buriya rero umugabo udafite igiceri ku mufuka aba ari nk'imbwa. Buryo umugabo abagomba kuba afite agaceri ku mufuka yenda n'umugore akagira kana nkuko buno ari ibihinde bitaragera imbere buno intambwe nizitangira azagira intambwe yiwe nanjye ngira yanjye ubundi tujya kugabana umuntu agaragaza umusaruro we ubwo rwose nibyo ndimo gusengera Imana ngizabinkorera. Ariko wemera ko iterambere ry'urugo ahanini wenda ari umugore mwiza ati gute nukuvuga ngo umugore ni umenya abana bariye abana bitaweho ipantaro y'umugabo irafuze ese urugo rumeze gute ayo mafaranga yamuhaye kubera icyo udatekereza ko umudamu wawe yakoresha iby'inyungu cyane ko mbona ari umudamu tuje uzi ubwenge uyu uko mubona mu maso yanjye no mu mutima wanjye mbona n'inzu y'agacura ndayayubakisha kuko ku giceri cyiwe azi kukigera byatare kandi buramugendesheje buhoro mbona rwose yahindura amateka mu rugo kuko nanjye naramubwatereka nkwereke ko nanjye iyo nzoga ngomba kuyihorera nanjye nzara nyuma y'imyaka yenda 2 cyangwa 3 tuzaba dutangiye yenda nzagarekareza icuza aba warandushije sibyo nk'umugore mu rugo tubwo nizajya mbona igiceri nzajya nyiguha nimbona icyo kiraka kikiyede nkabura icyo cya 5 yenda nze ngo kubita icyo cya 3 magana abanyagura icyayi cy'amata nyinywa tinenda nimbona icyo 2 ngo kubita icya 5 magana 5 nyagi ubundi nyuma y'umwaka niho nzatanya kuba nagubwati tikoshimye yuko yenda ngewe naziraga inzoga wowe uri mura mwakuye we nta defitrine bagira babwe ngo papa idonda ubwo rero ngiye nkavuga ati ngiye nanjye mfite uburyo yenda urana ko ashinja yuko ari inzoga nkaba neme kuyifasha hasi tugafatanya iby'urugo tukarwubaka
ubwo nyuma y'umwaka nkamuga ati nashimaga yuko yenda ngenda nywaga inzoga yarangiza umukoroni bigatuma urugo rudatera imbere. Ese ngewe ko nagufashije muri ico gihe cyose inota yite tuvuga nayo kwatanye kugirana niyo ayo masezerano wowe wigejeje kuki? Nabaza ahita yenda asubiza mbona noneho nangira noneho kubyo nimbona binaniye njya atamubwa ati okay tubiruka nuko ubwo nari nimere bwa mbere. None se FIATE ari kuvuga Eric ngo asajya guha amafaranga ariko nawe nyuma y'umwaka cyangwa ibintu gusabumurikira ibikorwa ugezeho. Icyo gitekerezo cye ucyumva gute? Ayo mafaranga yese yaba yayanyeretse arampisha ntiyayama. Ndara amasezerano. Nta masezerano tugiranye nawe. Jewe ukuvuga ngo nizajya mbona igihumbi. Nzajya muhamagara 9 ijana yenda ndinywera amata. Nimbona icyatano yenda muhe nicyo cyatatu magana nyanywera amata. Kugira ngo nirinde ya nzoga ya vino wamukobanya. Ubundi ajya yafata. None nge nyuma y'umwaka nzamugatese ko nge natanywa iyo nzoga wowe utayinywa umaze kwigeza kuki? FIATE ibyo bintu sibyo. None se ubundi ayo mafaranga nimba azaza akorera icyabiri yarangiza akama wenda nk'icyo gihumbi, ayo desa azaza ajya kujyana muri kantine iwe ntago hazaba icyo cyayi bagiteka, ubwo sazaza azambwire ngo mpakuri cyayi kandi no muri kantine yanyu ubwo bwaba ari ubusambo. Mbaye nanone nguhaye fregetation. Oya no kuvuga ngo nyine buriya gihe umuntu kuyama yose ngo uvuga atakira ugenda ugura agasukari n'amajyane uteka icyayi gitubutse tunywe twese n'abana bamwe ngazaza amadesa ngazaza ngampanga igihumbi ngasigarane desa kuki azaza ajya guteza imbere abandi kandi we mu rugo nawe hari icyahinduka. Eri nangisho nicyo kibazo FIATE arakoze nenge kukubaza. Naringiye kukubaza nti kubera iki wajya muri kantine kandi ufite umuryango ufite urugo, ahubwo ayo mata waguze hamwe mukanywa mwese n'abana, umupapa aciye muri restaurant akanywa rwose amata cyangwa se icyo cyayi cya desa rwose aba ari igisambo. Aho ngaho sinabibakundira kuko nago wabona abayede n'abashundi bagiye kusamura saa 6 ngo ujye kwibega igikakarubanda kandi wiri uvunika. Bivuge ngo baje gutangira guterura square beta bahereza ninerura rinanire kubahereza square beta, ubwo urumva ibyo ngibyo nabimwubahira nabyubakiraho. Uri mu kazi ibyo wenda twabikwemerera sibyo FIATE? Ibyo nibyo nanjye nahereyeho nkavuga ati naba nakoreye icyo cyatano cy'ubuyede nkavuga ati kinje kwirengera 200 sibyo cyangwa yenda 300 nkavuga ati ndajya amandazi 2 n'icyayi cy'ijana kugira ngo mbashe kugira imbaraga zo gukora bagenzi bataseka ngo nago nariye. Ubwo se nayamuza nkategera saa 11 igende butegereze iyo makari gihe iri ari buyitekere nyinywe cyangwa icyo cyagihe ari bugitekere nyinywe. Oya ibyo byo rwose uri mu kazi FIATE aho ho birumvikana sibyo? Mu kazi ari mu kazi ho birumvikana ariko kumbwira ngo ntiyagiye mu kazi ko nanone yakoreye kure agomba kugenda nyine akayarya, ibyo byo nta kibazo nabigiraho. Eri ibyo byo birumvikana ariko Eri ubu ngubu neza inzoga warayiretse ntago nzumva ejo FIATE amamagara ati noneho byacitse Eric yongeye asoma ku nzoga. Urabona iyo mba nduyinywa naho ejo nari nagiye ku cyumwe naho nari nakoze bari mu kuzingwa mbwatereka da ndanasenga natura yuko inzoga natazongera ngiye kuba nayinywa kuko nabonye senyera nkuko ngubwo arimo aravuga ati amafaranga yiyo nkaye iyo nkaye ndebye ukuntu amafaranga yagiye ni vino mukobanye niyo yabiteye ubwo rero Uwiteka nakomeza ahubwo neri ingabo mu bitugu ankomeze andwanirire iyo nambara ayitsindire. Ubundi nyuma yabwo umudama azangaye nyuma avuga ati hari ibindi ngiyemo azi ko natari shudajadi iryo zina Uwiteka yararitsindiye sindi shudajadi kandi nawe namubonye yuko atari shudamame. Ibyo byose rero tubishimira Imana yuko yabidukoreye mu rugo. None se FIATE Eric ibyo byose arabikubwira no gusezeranyije ati inzoga sinzongera kuyinywa, ibyo bintu koko urumva atari ibintu byiza? Agasaro TV byaba byiza no kurushaho ahubwo nibikomeza nayireka bikamukundira bigakomeza atari ukuba yibagiza ngo ejo bundi azongera yinywe, naho bundi nakomeza rwose bizaba ari byiza azakomerezaho nta kidashoboka. Ubundi kibyica n'izo nzoga kuko iyo yanyweye inzoga nta bwumvikane
urumva iyo yapanze kunywa inzoga agenda mu gitondo akagaruka nimugoroba ntamenye ngo mu rugo harikene aho ngara akajya kubeshya aho ngaho ubwo se ngende ikirarahundo kirwa kibunga ngo ngataha nijoro akareka ntiyamenye ko mu rugo bativugira nabo babarimbwa oro nabo nakumva urimo kunyikira ushiramo ikintu adakora ngo ndeke kuba navata urimo urashingiriza ubusa urimo urambeshyira hehe biratengera kumubeshyira ubwo se wakurirwa nakazi uriho ubwa mu gitondo ubunga waba uri imbwa se ijya gusenzanya ko nzi yuko imbwa igiye gusenzanya yo ijya gushaka abagabo mu bihuru reka aracishe rwose none se ndi kumubeshyira ngo nunguke ntago namubeshyira ngo umugabo avuye ngo ndakubeshya se turangana none se Feri wenda uri kumbwira ngo Firate arabeshya ariko Firate ni ukuri tuzi ko ari umwana mwiza atajya abeshya kereka nimba wenda ari byo twereza kwese bitegana roho z'abantu roho ushaka kuvuga ngo umuntu nyine nk'uko ariko rero burya hari ibyo ugomba kuvuga ngo arakubeshye kuba wakibohoraho kuko burya n'Imana yibibona yuko umuntu avuga ikinyoma kandi burya icyo wemera uzakemera kandi ugisabire n'imbabazi gusa kuki natavuga ngo iyo nzoga arambe ko kubona tayinywa ariko ikintu buryo gikiranura umutima burya n'Imana rero ibasha kunezerwa ikakongera umugisha mu rugo rwawe no mu bana bawe no mu mutima yawe no ku mugore ako Fira ngiye makuru mfite nuko Eric mbere ari umurokore yasengaga yaje kugwa gute nyine kugwa kwiwe nanjye nicyo kibazo nabigizeho nashidutse mbona yaragiye ajya mu kazi ngiye kubona mbona aje yanyweye inzoga birantungura urumva nubwo wumva ngo aba yasinze icupa rimwe ubwo irya kabiri arinywa hata niho hahandi azatemba kubera iki ntiyamenyereye inzoga kuva mu bwana bwe niko numva ari umusore ntiyigeze anywa inzoga twabanye atanywa inzoga zize ejo bundi nyine yirirwa akora yakorana n'abantu banywa inzoga hatese tuzaza tunywa tureba tumugabo utanywa inzoga subwa bari umugabo nyabaki baratangira bakajya bamuha nyine akajya anywa gakeya agenda yimenyera uko nuko arayinywa rero kubera mu mutwe hake hatayimenyereye ikamusaza Eri wambwiye rwose ngo waretse icupa je rwose mbere y'Imana kuko ngo inzoga izajye kusenyera nayiretse kandi dore isi yose bibone yuko nagarutse imbere y'Imana kandi nagarutse ku mugore wanjye yuko ikiyobyabwenge vino mukobanya atazongera kugikoza mu kanwa hanyuma Eri nzi kuzi kuririmba turakaririmbo kawe Firate keza rwose kamuhoza yamarira Gwerega ndaze kunkunda nubwo mbabara keshi mu cyiza ngasuka amarira buri munsi ngashishimura umwitero wanjye nzaguhanga amaso buri gihe nge nirengagize imibabaro ku manywa na nijoro nkuririmbe wowe utameze nk'abana b'abantu erega ndazi kunkunda nubwo mbabara keshi mu cyiza ngasuka amarira buri munsi ngashishimura umwitero wanjye nzaguhanga amaso buri gihe nge nirengagize imibabaro ku manywa na nijoro nkuririmbe wowe utameze nk'abana b'abantu Firate ko mbona ye neza mana umugirire neza wangiriye nabi nawe umugirire neza kugira ngo ubutumwa bwawe bugende neza Firate ko mbona ugiye kurira amarira yakure seka maze agiye kwishima n'ibyishimo by'amarira y'ibyishimo sinabona uburyo nese Firate nge ndabona mbese byakurenze n'amarira yarashize amaso n'ibyishimo by'ako karirimbo indirimbo zo ndazimenyereye arandirimbira ahubwo nyine yaririmbye bamvuga nti ntuzi ko si umuntu aririmba abatokesheje byinshi baramba mvuga nti kuva arimo aririmba wa mudayimoni wamutererazaga inzoga arawunesha nkabyishimira nyine ariko nkabicumbikira nyine nkaceceka ariko mba nishimye pe I love you ese kutabyishimiye rwose Firate ibyo ukuntu muhobeye wikoze imbagara ntago byeme muhobere neza nimbara mubabariye
kandi nicyo dushaka twese n'Imana yaramubabariye nawe nk'umuntu w'umugabo yasaye ngaho muhobere neza rwose ibintu bifite gahunda rwose naramubabariye nimba aramubabariye ngaho muhobere nk'umutwari wawe wimuhobera nkaho uri kubyikiza kwa kuri bava ngo rwobika ngo ni wowe rwoburangeso muhobere nyine ugaragaze yuko nawe utanze imbabazi sibyo urumva kuri kubyanga eri muhobere ntabwo byanga ngasheshe mami sheshe mudura ngo nerera impinga ngo nerera impinga ngo njahirengeye nza kubera byose we muhobera sheshe ese Firati kufite isoni nkaho Eric atari umugabo wawe pe wagira ngo si umugore wanjye oya nta soni mfite Honese utazigira wareba hariya ukwase bajya ngumvuga ngo uhobera umutware wawe akajya kwirebesha hari hasi ariko mana ngaho rero umubera shusho banze ngaho gate yese ubwo se urabona yuko bezimana yanguru no kase andari umugabo wawe urabye ibyangashere kireka nkanjye ngiye guha bizu undi umupfasoni wahandi ibyo imbere y'Imana bigaragara nabe ariko mana ntabwo ibyo byabaho never again ngaho rero shusho gaze eri mutungure nta muntu uhatiriza gutyo rwose ndabishimiye cyane gitasi bunisa ariko Firati numvishe wenda ngo muri no muri gahunda zo kuba mwasezerana nuko n'ubundi nuko ari iyi ndwara yahisiza ibyo twari tubifitemo gahunda ino ndwara ihitiza nawe ahitagwa itava mu by'Imana itangira kunywa inzoga ubwo se wajya kubwira pasiteri umuntu yaraguye wabinyuza mu zihe nzira baramuhaye umugayo byaturuka he nta n'uwakuzira mu bukwe ntabwo se babihera he eri wikosore rero wowe nagushaka gusezerana mbona kuvuga ngo je na Firati wanye tujye kugarukira Imana Firati ntago yaguye iwe ntago yaguye ubwo ngiye ku bwanjye ngiye kugarukira Imana ubundi hari indirimbo ijye uvuga ngo ibigeragezo n'ibikugwa gitumo ngo uzarambara rutumbire mu ijuru aha muri Yesu duhura n'ibirushya bikagutesha umutwe ukumva wava mu nzira nukuri ibyo bigeragezo mu izina rya Yesu uzabitsinda zajya bameze bate nabihanganye bagira neza bafite urukundo nawe pasiteri ushonje uhishiwe uzajya ku matunda y'igiti cy'ubugingo namwe baririmbye mushonje muhishiwe muzajya ku matunda y'igiti cy'ubugingo amena datemeje ngogira ijambo rimwe ubwira Firati wawe rwose Firate rwose ubu ngubu ni ukuvuga ngo tugiye kumera nk'abantu bibere muri Yorodani twezwerane imbere y'Imana tunashyindirwane kandi Uwiteka azaduha umugisha ari mu bibi n'ibyiza twize ko tuzabifatanyamo uwo mutwaro ufite ibyo bibazo ufite byiyonge Uwiteka nzi yuko agiye kuduhinda andi mateka tukabona n'izirengeje izo kubera imbabazi z'Imana kubera impuhwe z'Uhoraho ngo buryo ngo imigambi y'abana b'abana so y'Imana ntago waruzi ko abana bayo bagomba kuza kutureba hano kaba badukoramo tubonye ifunguro kabonye umwambaro nyuma y'ibi rero hari ibindi bigiye kuboneka kandi nabo bagiye gukomeza barebe ibiri imbere bakomeze bereke gucika intege bakomeze batudwane amen kadusengere ngaho reka Firati nagire icyo abanza kukubwira nabyishimiye nabikomeza bizaba ari byiza reka dufatanye indirimbo imwe turirimbe wenda n'abakunze badukurikiye babyishimire babone ko hari icyahindutse nyine kuko n'ubundi iyo byagenze neza turayiririmbira da iyo byagenze neza turayiririmba ujya mufatanya n'Eric mukayiririmba mu gitondo turasenga rwose Imana ikugurura none se ubu iyo tudasenga Imana iyo tudasenga ntimuba mwaranatumenye iyo tudasenga ntimuba mwaje iyo tudasenga ntituba twabonye ibyo kurya
ariko dushima Imana ko iyi saha twongeye kubona ibyo kurya, dushima Imana ko mwongeye kwitanga mukava i Kigali mukaza ahangaha muje kureba twebwe, nta kiguzi twaguriye Imana, ahubwo nuko tuba twayisenze tukayereka ubuzima bwacu, imigendere yacu, kandi nayo igiye kudusubiza ntago igendera ku miryango dutahamo cyangwa uko duteye, ahubwo isubiza bitewe nuko tuba twayisabye. mbere yuko rero mbashyikiriza aka kantu baruwa kanyu mubanze mu ndirimbo iyo ndirimbo ya yindi ngo mujya mufatanya Kirengagizaga baza gusohoza muyifatanya ariko tuyifatanye ngo humuranga ubuke umugabo morodokaye wifuza kumumanika ku giti, jojora umwami abura ibitotsi bamuzanira ibitabara bisama, basanga umugabo morodokaye abona niyigeza mugororera, yawe Imana irabize umurangwa izagasoza utuyeho, umugabo morodokaye yifuza kumumanika ku giti, jojora umwami abura ibitotsi bamuzanira ibitabara bisoma, basanga umugabo morodokaye abona nigeza mugororera, Imana irabize umurayize bahose icyarimwe. Nukuri amena, ndabishimiye cyane kandi ndabizi ko n'abakunzi bagasaro TV ndetse abari mu Rwanda, i Burundi, ku isi yose ndetse n'abari muri Amerika no mu bihugu byose bya diaspora babishimiye cyane. Eric bari bamugizeho ikibazo rwose bibajije ukuntu asigaye akubita umufasha wari kino saha, rwose ndabona ari byiza, turishimye turanezerewe ko mwongeye mukunga ubumwe, umuryango ukagaruka, kandi ntago twifuza kuzongera kumva ko ibintu byanze rwose, sibyo ari nibyo rwose, ntago bizasubira muri ino si ya duniya, hanze hose mu bihugu aho isi igarukira bose abagenda bandeba, ukuri bangarureho umutima yo muntu rwose, babohore nabo basengere, kandi n'ukuri witeka kumeza bane nabo, natwe nanjye akomeza bane natwe mu rugo, iyo myijyana ivemo mu izina rya Yesu, icyo kibazo cyayo matungo aboneke mu rugo, ahubwo data wera nizeye yuko nibitari ibyo biteka agiye kuzakura noneho akarushaho kwibyo yari yaraduhaye. Korera ndagira ngo dusenge, reka mbaze mbashyikiriza ubutumwa bwanyu nabageneye. Hanyuma rero nyuma ya biriya wenda mwabonye hari akabaruwa nabateganyirije nk'umuryango, dore ko umufasha ni uhaherike, ndifuza ko sibyo yego kuko acoba kugenda kagora icyo akeneye mu rugo, kuko buriya mu rugo niwe mugore umufasha niwe umenya ikibuze mu rugo. Yego ndashimye cyane. Urakoze cyane, reka nyishyikirize madamu sibyo, hanyuma mugende ku isoko mwajyana nta kibazo, mugende muhahe rwose ibyo mukeneye, sibyo Firati? Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ngaho reka Eric nayo ifateho. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ibakubire karindwi ku byo muduhaye, twongeye kubona icyo kurya, Imana ibahe umugisha. Ngaho dusenge. Karo tugasenga. Witekanye isi n'ijuru, we mujagaji wacu ushobora byose, tugarutse imbere ubwoko bwawe, tuje twambaye inyama n'umubiri, tuje nakize tukuzaniye, tuje turi abanyantege nkeya, utubabarire ibicumuro byacu. Ururimi ruravuga rugacumura, amaso akareba agacumura, umutima ugatekera ugacumura, nyagora ku ngoma utwanukure mu bitabo by'abanyabyaha, dushyire mu gitabo cyawe cyera cy'ubugingo gihoraho. Turakwingize rero nkwese bano bashitsi batugendereye muri urugo, bari bazi ibibazo biri muri urugo byari biremereye runo rugo, ariko data barabibohoye mu izina ryawe data. Komeza rero bane nabo data wera, mweretse data urugendo bagiye kujyamo, bagenda imbere bakugenda inyuma paka bageze ku icundi wabo. Urakoze rero cyubahiro, mweretse abo umufasha nanjye tuba dusige mu gicumbi dusigara amahoro data wera wo mu ijuru, n'abana barimo bose barinde. Mweretse data wera urisi uyiha amahoro, dore irimo icyorezo cya coronavirus, nyagora ku ngoma ndakwinginze kuko ari wowe wahumuye impumyi iyo ndwara iveho mu izina ryawe Yesu.
ndakwinginze kugira ngo isengero zifunguke tubone imiryango tujye tujya kukushima no kukuramya. Mweretse data amashuri afunguke abana bamenye ubwenge abakuru bamejijuke data. Iyi si rero data turakwinginze mweretse amahanga yose data akoreshe kuba yasengera nayo kandi mwami bazanumve nkunumve muri Amerika muri Pakistan mu Burandi muri Mozambique bambwati ati twarakugarukiye ati cyari tujye kuguza amahirwe twari tugufite turonye tuyakugaruyeho kandi tujye konya tugukorere byiza muri no se tujye kukubakira inzu nziza tujye kuguha ibyo kujya byiza ugiye kubaho neza. Yo Yesu we kubw'imbabazi zawe rero uzabungiriye kubw'imbabazi zawe ungiriye ubongerere data aho bavanye mwami bagirire neza kandi data barinde kandi data gihe kizagera natwe tuzajye kubasura mu izina ryawe data. Singutoteshe amagambo nk'ugutegeka ayo nakubwira Yesu wayamembera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Yes, Eri wakoze cyane we n'umufasha wawe kamere kuri FIATE mubwira ngo wakoze. Twishimye cyane n'umunezero ntitwabona uburyo tubivuga. Turabana b'abantu ariko Imana yirabizi. Nukuri ahantu mwavanye ikube kabiri hashyira akadomo kandi natwe twishimye rwose. Ubundi sinabona uburyo nabivuga. Nishimiye yuko umutware wanjye agiye guhinduka kandi nanjye ndishimye. Nari narabwiye Imana ati Mana nimbona umutware wanjye hari igihindutse tukajya tujyana mu rusengero tugasenga tugashima Imana bizabyiza kurushaho. None ndabona bigiye kujya mu nzira nziza. Wenda wabona bikunze ndizera ko Imana izabimfashamo bigakunda. Nibiba byiza namwe muzabimenya n'abakunzi badukundaga bongere badukunde nta kibazo nta kijya kiyinanira rwose. Umva nizeye ko Imana igiye kubikora kandi izanabikora. Eri nawe nukuri wakoze cyane kandi nkwifuriza rwose guhinduka ntuzongere kubabaza umufasha wawe. Yego rwose nanjye nanezere kandi mukomeze rwose mujye mudusura rwose murebe uko byifashe mu rugo kandi namwe mujye mudusabira kandi ko buke mujye muvuga ati tujye kureba abavandimwe aho twabashije twonye turebe ko ari ikiburamo rwose Imana ibongerere. Cyo kinashima Imana cyane mu izina ryayo.